Mu karere ka Nyamasheke kuri uyu wa kabiri hatangiye urubanza rwa Sergent Minani Gervin ukekwaho kurasa abaturage batandatu muri ako karere ka Nyamasheke maze batanu muri bo bakasiga ubuzima. Muri aka karere ka Nyamasheke rero kuri uyu wa kabiri niho hatangiye urwo rubanza rwa Sergent Gervin aho mugenzi wacu Jean Claude Mutuyeyezu akurikiranye uru rubanza. Jean Claude wiriwe neza? No ibona ndetse n'abadukurikirana. Jean Claude waduha ishusho y'uko urubanza rwagenze? Yego urakoze cyane nkuko mwari mubivuze urukiko rwa gisirikare rwatangiye n'ubundi kuburanisha ibijyanye n'uru rubanza nyine nkuko wari ubivuze rwa Sergent Minani. Rero n'ubundi muri uyu murenge niho n'ubundi cyaha cyabereye ahitwa mu kagari ka Rushyarara. Ubwo rero urubanza rujya gutangira habanje nyine gutangwa nkuko n'ubundi procedure zigenda. Hari uwunganira uregwa yarahari ariko agaragaza yuko atigeze abona umwanya wo kuganira n'uwo yunganira, bituma n'ubundi nyuma bahabwa umwanya kugira ngo baganire, ariko nanone avuga yuko uwo mwanya ari mutoya, ndetse anagaragaza yuko byanze bikunda kuye guhabwa ikindi gihe kitari iki ngiki kugira ngo hazafatwe cyangwa se bazagira ibindi baganiraho bijyanye na dosiye ye. Ariko urukiko ruriherera nyuma rugaruka ruvuga yuko bidashoboka, ko nta mpamvu n'imwe, kubera ko iyo uyu wunganira uregwa yagaragazaga yuko uwo yunganira arwaye nta gaciro bifite, kubera ko raporo ya muganga yatanzwe tariki 26 za kuno kwezi n'ubundi igaragaza yuko uregwa ari muzima. Bivuze rero yuko urukiko rwahise rufata umwanzuro w'uko byanze bikunze urubanza rukomeza, bituma rero uwo nguwo wunganira uregwa yivana mu rubanza. Ubwo bituma nanone uregwa yiburanira ku giti. Ibyo rero byatumye n'ubundi rubanza n'ubundi rukomereza rutarimo uwunganira uregwa. Ubwo rero twakomeje, hanyuma ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga yuko akurikiranyeho ibyaha bigera kuri 3 birimo kwiba imbunda, birimo kurasa nta ruhushya, harimo nanone no kwica abaturage yabigambiriye. Ibyo rero uregwa nawe yahawe umwanya arisobanura agaragaza yuko nawe yabanje guhohoterwa, ariko nanone bivuga cyangwa se urukiko rugaragaza yuko bidashoboka kubera ko ubushobozi cyangwa se ubumenyi afite mu gisirikare butari gutuma afata umwanya ngo ajye kurasa abaturage, kubera ko yavuye aho yari yakindiranye n'abo baturage ajya muri baraki cyangwa se aho ikigo cya gisirikare kiri, azana imbunda anambara imyenda ya gisirikare, kuko icyo gihe n'ubundi atsindana n'abaturage nta myenda ya gisirikare yari yambaye. Bituma rero bigaragaza yuko ari ukwihorera kandi kwateguwe, ndetse kanakoresha imbaraga z'umurengera. Ibyo byose rero nibyo urukiko rwagiye rushingiraho, birumvikana n'ubushinjacyaha nabwo bigaruka bavuga yuko ntabwo byari bikwiriye yuko akoresha izo mbaraga, kubera ko yari afite imbaraga nyinshi cyane ko ari umusirikare wimazemo igihe ufite training cyangwa se amahugurwa ahagije, bitari ngombwa yuko abo basirikare abo baturage, cyane ko n'ubundi yabarashe amasasu menshi. Bituma rero ko urukiko rufata umwanzuro w'uko umuhanishwa cyangwa ndavuga ubushinjacyaha bufata cyangwa busaba yuko yahanishwa igihano cya burundu, kubera ko icyo gihano kiruta ibindi. Ubwo nande kujya muri detaye mvuga icyo buri gihano cyangwa se buri cyaha kizahanishwa. Iyo habayeho impurirane rero za ibyaha byinshi bafata cyangwa se hasabwa igihano kiruta ibindi. Nibyo rero ubushinjacyaha bwasabye yuko yahanishwa igihano cya burundu, kubera ko yakoze ibyaha by'indengakamere, akaba yarahohoteye abaturage yarashinzwe kurinda. Umwanzuro rero w'urukiko uzasomwa ku itariki 9 za kuno kwezi, ubwo ni kuwa mbere. Bivuze yuko byanze bikunze nta minsi irimo, ni hafi icyumweru kimwe nacyo gituzuye, nibwo tuzagaruka hano kumva umwanzuro w'urukiko, ari nabyo nyine bigaragaza yuko kandi byanasobanuye yaba inzego z'umutekano yaba n'ubuyobozi bw'akarere ko ubucamanza cyangwa se ubutabera bugomba kwihutishwa bukanabera n'aho icyaha cyabereye. Niyo mpamvu rero n'abaturage mu kanya bavugaga yuko iki ni ikintu cyo kwishimira, nubwo bababaye kubera ko babuze abantu babo
nibyo nashaka kukubaza, abaturage aho ngaho babyakiriye bate, imvamutima zabo babonaga bameze bate kuba urubanza rubereye aho ngaho kandi runihutishijwe? Icyambere babanje no kuba barabirumvikana uwabakoreye icyaha kuba yazanywe, ariko nanone bashimishwa nuko yaje kuburanira hano aho yakoreye icyaha, kuko ni umuntu cyangwa se ni umushinzwe umutekano, ariko nanone banagaragaza yuko basanzwe babanye neza n'inzego z'umutekano, banavuga bati ntabwo ubundi twari dusanzwe tuzi ibyaha cyangwa se uburemere bw'ibi byaha, kubera ko n'ubundi niba yaranabikoze yabikoze ku giti cye. Ikigaragaza yuko abaturage bafitiye inzego z'umutekano icyizere, bavuga bati twizeye neza yuko ubutabera buzatangwa. Ubu biragaragara n'ubwo icyaha murabikubwira ko byabaye ku itariki ya 13 mu rukerera, bivuze yuko rero nta gihe kinini cyari gishize kuba urubanza ruhise rutangira, kuba ruhise rukorwa ndetse rukaba ruzanasomwa vuba cyane wa mbere. Ni icyerekana yuko nk'uko nabo abaturage babivuga yuko igihugu cyabahaye ubutabera, cyabahaye kurenganurwa, ndetse banizeye yuko hazafatwa imyanzuro ikwiriye kuri iki cyaha. Ariko birumvikana ni ugutegereza nyine icyo urukiko ruzafataho umwanzuro. Urakoze cyane, reka ngushimire cyane Jean Claude.